Roadshow Rwanda Future Music yatangiriye i Kigali, Nyarugenge, Kimisagara. None fasha abantu kumenya impano zabo no kuzibyaza umusaruro. Umuryango wa Rwanda Future Music Organization tujye kwa Kirundi umwama shimeshi cyane kuzi
ntabwo narinze ko igikorwa kiri hano naje n'umutura kumenya ko gihari. Okay, mbega waje utiteguye? Okay, reka tugufashe. Nimba waje utiteguye ntabwo uzagereye, kuko biba byiza iyo waje witeguye uzi insanganyamatsiko wahisemo melodi y'indirimbo, ariko utiteguye nta kintu urumva oya rwose. Uzitegure Pastor Rwamagana uzatugereho. Urakoze. Aramutse neza. Amazina yanjye y'ababyeyi ni Tuyizere Yves, amazina yanjye ni Meyive. Insanganyamatsiko yanjye ni umurimo. Kora ufite icyo ugamije kugeraho, kora ufite intego, wisanzure muri uwo murimo ukora ufite intego, kora ufite icyo ugamije kugeraho, kora ufite intego, wisanzure muri uwo murimo ukora ufite intego, kora ushyiremo ingufu umutima ku kazi, ushaka no gushobora ashinze nk'imizi mu bahizi y'ingoto, cyabuze umwana w'Imana wabikoze ntabwo yagishije inama, tujya inama n'iryo banga ry'ubuhanga sivanga kubaho nta Ubwa mbere. Ukomereza aho ngaho. Ikindi kibazo kimwe, uvuze yuko urubyiruko tutiyubakiye igihugu, ni izihe nzira uzabinyuzamo kugira ngo wubake igihugu? Ndamutse ngize amahirwe gutsinda nazajya mbinyuza mu ndirimbo zanjye nasazamo. Kuki wahisemo kuba umuhanzi? Ubundi nakundaga kubikora nko mu ma anniversaire abantu bakambwira ngo mfite talent ariko mfashe ubusa, ubwo nanjye mbitekerezaho nsanga wenda nibyo. Okay, urakoze cyane. Urakoze.